Yes, reka twongere tuyifuze kugira ibihe byiza nshuti bakunzi bacu aho mudukurikiye muri irya no hagiye hatandukanye tubaha ikaze muri iki kiganiro kigiye kuba gifite amakuru atandukanye agezweho y'ikipe ya Rayon Sport. Ayo wumvise ayo tumvise yose ni muri iki kiganiro ntucikwe umunota n'umwe. Nagize umunsi muremure nkurikirana byinshi muri ekipe ya Rayon Sport. Kuri uyu mugoroba nk'uyu nguyu nejejwe no kubibazanira banzu making sure ko wakoze subscribe ahangana nibutarayikora ubanze uterekeho kugira ngo tuye tubana mu makuru meza cyane nk'aya ngaya ateguye neza mu buryo bwa kinyamwuga kandi mukagezwaho mu bundi buryo bwa kinyamwuga. Like ni ingenzi yibonye iki kiganiro hanyuma yubishatse urasharinga igitekerezo cyawe rwose kiba gihawe ikaze mu biganiro byacu. Hanyuma ngewe ndi tuyishime Gilbert tugiye kuganira ibintu byinshi. Niba uri umukunzi wa Rayon Sport niba uyikunda koko icara hamwe nkuganirize nkwereza amakuru y'ikipe yose urabiziko n'ahandi bugomba kujya kuyashakira uretse ahangaha. Reka duhere ndababwira iby'umwataka muri Rayon Sport. Amakuru ndayafitiye umunsi niwe nitembereza ara kuri Zinia Ebwane. Mbere yuko tujya muri transfer z'ikipe ya Rayon Sport kubabwira ibyari shari by'abarutayezamu bagomba kuza, reka tubanze tubabwire ko CAF yamaze kwemerera ibihugu 13 birimo n'igihugu cy'u Rwanda uburenganzira bwo kuba amateleviziyo avuga ururimi rw'igifaransa yakora broadcast muri ibyo bihugu. No kuvuga Burundi, Comoros, Congo DR, Ethiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mauritius, u Rwanda, Seychelles na Uganda, Zambia na Zimbabwe. Ibi ngibi bisobanuye ko impamvu mbivuze murabizi ko Rayon Sport ni ikipe yamamaza umuterankunga Canal Plus. Bisobanuye ko ibyo Canal Plus igiye kugaininga mu Rwanda bishobora kwiyongera. Aya ni amakuru yaramaze iminsi ahari avugwa aho Canal ya proposaga ko CAF niramuka yemeye ihaye umugisha iki gikorwa bikemerwa ko Canal Plus igira uburenganzira bweruye kugukoresha kucuruza produits zayo z'igifaransa muri bihugu by'u Rwanda. Bundi ku bintu by'ama TV right abantu babizi hari ukuntu ibihari ariko mu by'ukuri ifite icyo twakwita semi, ifite nk'igice itarahabwa uburenganzira bwose. Canal Plus yari yatangaje ko niramuka ibonye uburenganzira bwose bwuzuye ibyo yongera muri Rayon Sport bizazamuka, ndetse ko ishobora no gushyiramo pourcentage nyinshi ikaba yaba nk'umuterankunga wayo wa kabiri cyangwa sikaba n'uwa mbere, cyane ariko uburenganzira bikaba buzatangwa na Dr Patrice Mutsepe ushinzwe impuza mashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika. Aya masaha tuvugana mu kanya gato cyane ku isaha y'isamo nibwo bimaze kuba bitangazwa ko igihugu cy'u Rwanda kigiye mu bihugu 13 nujya kuri kumbuga zero official za CAF rwose uraza kubisangaho rugiye mu bihugu byemerewe gucuruzwamo amashusho cyangwa se byemerewe ku broadcastingwamo ama media ama rights mu ndimi z'igifaransa. Ubwo ngubwo rero kuri Rayon Sport bishobora kuba bigiye kuryoha. Ushobora kujya kubona ukabona Canal rwose irayifasha ikavuga ati na match zanyu zose tugiye kujya tuzerekana. Uyu munsi wa none hari competition mu Rwanda y'ibigo birumvikana ko ni DSTV, hari na Canal Plus. Nk'abantu bafite Canal Plus barabizi ko hari imikino batabona za FA Cup zaki burasi uko Canal Plus ibitazifite ahubwo ibizifite ahubwo itemerewe kuzerekana muri ibi bihugu. Bisobanuye ko ubwo ku bantu bafite Canal Plus hari chaîne runaka zishobora kuziyongeraho za sport, mushobora kubonaho izo za FA Cup, mushobora kubonaho imikino igiye itandukanye babaga bafite right mu bindi bihugu. Ubwo rero ni ikintu cyiza navuga ko ari kiza kuri Rayon Sport. Ni ibintu byari byaravuzwe mu minsi ishize byaraproposejwe, ubwo nibiramuka bibaye Rayon Sport ishobora kuba igiye kubyungukiramo kubona andi mafaranga aturutse muri Canal, cyane ko iraza kuba yemerewe gucuruza produits zayo bidasubirwaho mu Rwanda. Abakonsomateri bayo baraza kwiyongera babe benshi kuko iraza kuba ifite bouquet zose rimwe na rimwe nyine
abantu bayishinja ko yerekana Premier League akaba ari nka champion utabonaho imikino imwe n'imwe utabonaho ariko urumva ko ibyo byose bigiye kuba amateka. Mukanya rero Dr Patrice Motsepe ushinzwe impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika amaze kuba abihereza umurongo, amaze kuba atanga uburenganzira kuri ibyo bitangazamakuru budasanzwe mu bihugu 13 byo munsi y'ubutayu bwa Sahara mu gihembwe cya 2022-2025 mu rurimi rw'igifaransa. Ibihugu biri munsi y'ubutayu bwa Sahara n'ujya ubyumva uje wumvamo n'u Rwanda. Ubwo rero kuri Rayon Sport navuga ko nandi mahirwe yaba adasanzwe. Ubwo tujye ku mavi Canal Plus uko yabitekerezaga bize gukomeza bibe uko nguko kabisa. Hanyuma reka tuve muri kafu twihute cyane ko nabyo yari bifite abo bihuriye na Rayon Sport. Tuhere kuri Richard nayasumiriye ariko reka duhere kuri Richard. Emmanuel mvuye kure ndagenda mbango Emmanuel mvuye kure Emmanuel Richard ndagenda mbavuga umwe kuri umwe nyacambwa umwe kuri umwe rwose kugira ngo ntaza kugira uwo nibagirwa. Yitwa Emmanuel Richard, tumaze iminsi tutamubona mu myitozo y'ikipe ya Rayon Sport cyangwa se tutamubona ku mikino itandukanye ikipe ya Rayon Sport ikina. Kuva Rayon Sport yakina n'ikipe ya Muhazi United match amiko iheruka gukina cyangwa se bakeneye kuri KPS, match yateye neza cyane akabona amanota ari hejuru. Kuva kuri uwo mukino kugeza n'uyu munsi Richard ntabwo ari yagaruka mu myitozo y'ikipe ya Rayon Sport. Richard ntabwo yavunitse, Richard ntabwo ari ku butaka bw'u Rwanda, Richard ari Burundi, ariko Richard shampiyona igomba gutangira uyu mukinnyi yaramaze kugaruka mu myitozo. Ashobora kuzatangira imyitozo ku munsi wo kuwa gatanu cyangwa se kuwa kane. Ashobora kuzakora imyitozo itazatuma kina match ya Marine. Yagize ikibazo cy'uburwayi gitunguranye nawe kimutunguye. Aba bakinnyi baturuka hakurya i Burundi iyo barwaye akenshi ntago bivuriza ngaha mu Rwanda, baba bafite wenda abaganga baba babitaho. Ushobora kwibaza ngo ese kuki byabaye ngombwa ko ajya i Burundi, nta wamenya, nta nubwo twakurirwa tubitindaho, ariko igihe cyo nuko uburwayi afite ni uburwayi bwihariye buri personal, ntago ari ikibazo cy'imvune yari yagize sakanoke si n'ibindi. Yagiye asabye uruhushya ikipe ya Rayon Sport, yagiye ikibazo afite ikipe ya Rayon Sport ikizi, agiye kwivuza babizi. Richard ahaguruka muri Rayon Sport ntago yigeze abasaba ibintu byinshi bireze, kuko yaba amafaranga yahawe ya recruitment ayose yari akiyafite. Ntabwo yari yakabaye nka bimwe bya Majari we yavuze ngo yashatse kuva muri Rayon Sport ngo ajye kwivuza ngo bamwe amafaranga yo kwivuza. Kuri Richard isuko nguko bimeze. Uyu nguyu niwe mukinnyi wenyine wa Rayon Sport kugeza uyu munsi wa none utaruri kugaragara mu myitozo. Ubwo ntago ndirirwa ngaruka kuri Nsabimana Aimable, operation ye narayibahaye hano ukiteye yose, uburyo Rayon Sport izafata amafaranga make cyangwa se menshi azava ku mwaka umwe yarasigaje ari umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport. Ibyo ngibyo rwose twarabibabwiye, twabigarutseho igihe kinini ntago turaza kurirwa tubigarukaho. Ubwo rero abantu bibazaga aho Richard aherereye cyangwa se uko byaba bihagaze, habari za Richard twabwira ko ari wabo i Burundi, bari kumwitaho, yagize ikibazo cyo mu nda, bari kumuvura vuba cyane araza kugaruka. Niyo atatera journée ya mbere Rayon Sport izakina na Marine, uyu mukino no turaza kuvugaho gato cyane mu kanya gato. Hari bagenzi banjye bampamagaye bakorera hari mu karere ka Rubavu bambaza Rayon Sport uko yiteguye match ya Marine. Hari byo nabatangarije, hari nibyo ndaza kubatangariza muri iki kiganiro, gusa nimwumva ijwi ritameze neza ubwo muri ihangana, harimo akantu k'akanjine, ariko ndaza kugerageza nyabahereze yose uko yakabaye. Richard rero ni umukinnyi umwe mu beza Rayon Sport yaguze muri iyi sezo, umwe mu beza, ako kantu mukongereho, umwe mu beza. Nubwo abakinnyi bose Rayon Sport yaguze ari beza, nge kugeza kuri uyu munsi wa none nta mukinnyi n'umwe
nari nicara ahangaha ku meza avuge ngo ngiye kumushyira ku munzani ngo mutestinge ngo nze manuke ngo mbabwire ngo ni umukinnyi mubi, ni umukinnyi ngo Rayon Sport yakagombye kuba itaraguze. Oya rwose kuba ntaravuze ibyo bintu si uko ntaramubona, ahubwo nuko ari ntawe uhari. Wenda nawe uri kumva iki kiganiro ushobora kwicara ukavuga ati ariko rero uratubeshye ku mukinnyi runaka uyu n'uyu. Wowe hasi muri comment wandika uvuga ati iyi recruitment Rayon Sport yakoze, iyi signing ntabwo nayemeye, utubwire n'impamvu utayemeye. Kuko uhereye muri defense buri mukinnyi wese Rayon Sport yazanye yagiye imuzana ifite impamvu imuzanye. Nta mukinnyi yazanye bitunguranye cyangwa se kuri kibahawura cyangwa ngo bitewe nuko twamurangiwe n'umuntu runaka turamuzana. Noneho ugende kuri izi transfer yakoze za hano mu Rwanda mu gihugu imbere, ubwo urashyiraho Papley wavuye mu Magaju, ushyiraho Richard bavanye mu Magaju, ushyiraho na Ndikuriyo Pasi wavuye mu Magaju. Abo ni abakinnyi Rayon Sport yitondeye, yari yarambagije yitonze rabakurikirana by'ikimenyimenyi. Ntimubizi se uwitwa Rukundo Abdurrahman Papley, uyu musore kuri uyu munsi warone twavuga ko muri Rayon Sport ntago byari byafata neza. Kandi koko ibingibi bibaho ko umukinnyi ava muri equipe ntoya yagera muri equipe nkuru akabanza agasufura, akagera ikintu twita souffrance cyangwa se akabanza gukererwa aho kwiyadapta, kumva ko ari muri equipe ikomeye, kwakira icyo gitutu bikabanza kugorana, bigasa n'ibigoranye. Ibyo ntago twavuga ko ari ishyano ryacitse umurizo cyangwa se ari akandi gashya kuri Papley, ariko nawe of course ni umukinnyi mwiza. Rukundo Abdurrahman Papley yahembwe hariya. Reka turebe mu bihembo byatanzwe. Nkwerekeve yabaye umukinnyi w'umwaka, hanyuma Rukundo, reka turebe Rukundo arihe, Rukundo urihe, turebe igihembo wahawe, kuko nawe ndumva ko ndatekereza ko ari uri kuri table d'honneur rwose y'abakinnyi byitwaye neza. Rukundo Abdurrahman Papley urihe Rukundo Abdurrahman Papley ko numva wahembwe. Rahman, yes namubonye. Rahman yaje muri equipe nziza ya Sezo. Rahman Rukundo yaje muri equipe nziza ya Sezo. Ibyo ngibyo birakumvisha ko niba umukinnyi ashobora kuza muri equipe y'umwaka ntabwo ari umukinnyi mubi Monsheri. Yaje kuri nimero 8, niwe uri kuri nimero 8 y'umwaka y'ikipe y'umwaka nyine muri shampiyona, bitewe nuko yatsinze ibitego 12 muri equipe y'Amagaju, atanga imipira myinshi cyane yavuye mu bitego bigiye bitandukanye. Mu by'ukuri ubona ko ni signing nziza. Aba ba Ishimwe Fisto n'abakinnyi baba Wanda Kid, aba bane dukora 11 babanzamo. Ishimwe Fisto ntabwo uraza kumusangamo, araza ko ari kuri bench n'umukinnyi usimbura n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye. Ibijyanye na recruitment za Rayon Sport twabigarutseho bihagije, ntabwo tugiye kongera kubitindaho cyangwa se ngo twongera tubifateho umwanya munini. Ahubwo hari abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bibazaga ngo ese Richard arihe, bihagaze bite? Ubwo uko niko kuri Richard nuko bimeze. Ikibazo afite nicyo cyo mu nda rwaye rwose, akantu kaka hari ukuntu ugira gutyo ukarya imvange, kandi wari usanzwe ukarya umushyushyo, wari usanzwe umenyereye kurya ibiryo bihiriyeho cyangwa se ibiryo bihiye ako kanya rwose, ugasanga uwo mushyushyo kuguye nabi. Ubwo ntago niriwe ninjira muri details, hari abashobora kuza kumva bari kukubwira ibintu bitandukanye ngo bya, ariko nta byacitse kuri Richard rwose. Ndumva weekend champion iraza gutangira, araza kuba yagarutse nubwo bwose atatera iyo match, ariko Richard araza kuba ari hamwe n'abandi bakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport. Hanyuma uwitwa Azizi Basane Kuranya, uyu musore yamaze kwagera ku munsi w'ejo, yatangiye imyitozo ndetse n'uyu munsi yakomeje imyitozo. Mu by'ukuri Ebwane ni umusore bigaragara ko ameze neza, afite umupira mwinshi. Ikiganiro cyabanjirije iki ngiki nari kuganira na bagenzi banjye bo kuri radio imwe, bampamagaye bambaza ngo ese uwo mukinnyi ameze ate, nabahaye details zose kabisa, kandi ngiye ntago mbakiramo ibintu byo gukabya. Ngiye mbona umukinnyi inshuro imwe inshuro ebyiri, mba namaze kubona koko niba ari umukinnyi utanga akazoza, niba ari umukinnyi uzafasha ikipe mu by'ukuri. Hanyuma rero ku kijyanye na rutayizamu,
muri Rayon Sport uwitwa Faringanye muri weekend habaye inama nayigarutseho. Iyo ni inama yahuje management ya Faringanye ndetse na Youssou Diagne. Aba bakinnyi hari amafaranga bari barasabye Rayon Sport bakigera hano, ndetse banifuzaga ko babasinyisha imyaka ibiri. Rayon Sport iravuga ngo bitewe nuko tutishimiye uko twabonye Faringanye, tutishimiye uko twabonye Nathaniel Iga mwazanye, buriya Youssou Diagne we nta kibazo yari afite ku rundi ruhande, ahubwo we nuko yavugaga ngo bitewe nuko nazanye na Faringanye ntabwo uraza kunsiga mu Rwanda, n'ubundi turaza guhita dusubira nayo. Nubwo bwose bari baje muri equipe ya Rayon Sport basangamo witwa Omar Nyinge, abasanzwe baziranye bakinanye muri championnat y'iwabo muri Senegal. Hakaba harimo umunyezamu Kadime Ndiaye w'umunyasenegal nawe bari basanzwe baziranye, ariko uyu Diagne yaravuze ati Fari nagenda nanjye rwose ntabwo ndasigara ahangaha, baraduha itike twembi dutahe. Ubwo rero management y'aba basore yaricaye muri weekend ihura n'ubuyobozi bwa Rayon Sport. Iyo ni operation yabaye muri weekend mu ibanga rikomeye cyane, ariko bitewe nuko ngewe radari zose mba ngerageza gukora hirya no hino, baraganiriye bumvikana na Rayon Sport, baravuga ngo rero abakinnyi baraje, kandi twumvishe ko ikipe ya Rayon Sport ari ikipe umukinnyi ashobora kuza karansirizamo kariyeri ye. Nk'uyu Fari yavuye muri Chad avayo, wenda nta yindi kipe imushaka ku mugabane w'Uburayi mu makipe akomeye, birashoboka ko yaza muri Rayon Sport akazamuramo urwego rwe, akaba yazamuriramo urwego rwe agatsinda ibitego, cyane ko management yumva ko imwizeye cyane ko ari umukinnyi w'umusikora w'umubiteri, baramwizeye. Nubwo bwose ngo yaje afite akantu k'imvune atarakira, ariko baramwizeye ko ari umukinnyi mwiza ushobora gutanga umusaruro. Baravuga ngo rero nimureke ku myaka 2 twapropozaga Rayon Sport, niba mwebwe mutamwizeye, mwumva mutizeye ubushobozi bwe, mwumva mutizeye ko ashobora kuzabahereza ibyo mushaka byose, nta kibazo, twamanuka tugahura tugakuraho umwaka umwe, Faringanye mukaba mwamusinyisha umwaka umwe, ku yari 2 hakavaho umwe mukamusinyisha umwaka umwe. Faringanye ntago yakozwaga ibyo gusinyishwa umwaka umwe, yashakaga 2 kandi agashaka n'amafaranga y'iyo myaka 2 yose icyarimwe dabani icyo bita dabani. Nyamara ni mu gihe Rayon Sport yo ku bakinnyi yagiye isinyisha, yagiye bamwe ibahereza igice, niba ari 2 ikavuga ngo turaba tuguhaye umwaka umwe, undi mwaka usigaye tuzagira uko tuzawuguha, bakagira uko bumvikana, bakagira nuko bemeranya. Ibyo si imbyanzi, mupfa kuba mwumvikanye nta ngaru zizazamo, ibyo ntacyo bitwaye. Uyu Faringanye rero ntiyabikozwaga. Hanyuma kuba agent bari bamuzanye, hashaka kubaho ikintu kisa n'iterabwoba cyo gutera Uwayezu Jean Fidel, ubwo ariko abariko mbyita cyo kuvuga ngo nimutaduha ibyo tubasaba, umukinnyi yaraza gufata rutema ikirere asubire iwaba cyangwa se ajye n'ahandi. Ibyo ngibyo babivuze biza bihura nuko Rayon Sport nawe yari ifite ibitekerezo bivuga ngo birashoboka yuko witwa Nathaniel Iga turamutegera indege agasubira iwabo, kuko niwe mukinnyi batari bashaka kujya mu biganiro. Rayon Sport bayiporopoje ibyo, baravuga ati se nawe birashoboka nabashaka kugenda, ntacyo, nawe turamwongera kuri Daniel Iga, bombi tubahere itike icyarimwe, bafata indege yihuse basubira iwabo. Taramubumba birakomeye. Baravuga ati okay, none ntacyo, reka agume hano mu musinyisha umwaka umwe. Buriya witwa Faringanye yamaze gusinya umwaka umwe muri equipe ya Rayon Sport. Ubu ni umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport, umwaka umwe yarawusinye kuwa mbere, ku munsi w'ejo nibwo yasinye, nibwo yateretseho. Mbere yuko ajya gutangira imyitozo mu Nzove yari amaze guterekaho uyu rutayizamu, yari amaze guterekaho, yasinye umwaka umwe. Mu bakinnyi bose Rayon Sport yasinyishije, Faringanye niwe mukinnyi yasinyishije umwaka umwe gusa,
mu bakinnyi bose yazanye wenyine niwe yasinyishije umwaka umwe, kuko Jean Fidele yari afite ikintu cyo kutagira icyizere, cyo kutamugirira icyizere, cyo kwizera yuko azafasha Rayon Sport. Aravuga ngo nagira shuwe ebyiri izo kuba uyu mukinnyi namusinyisha umwaka umwe kuko simwizeye, ku buryo navuga ngo ndamuhereza amafaranga y'imyaka 2 ashobora kuba flop, ugasanga bigeze muri fazare byibura irangiye turi kwifuza gutandukana na Faringanye, kandi we yaragiye adupropoza ko niba ari umwaka umwe turayamuha yose, niba ari 2 turayimuha yose, ugasanga turahombye. Niyo mpamvu Rayon Sport yakoze icyo kintu. Ikindi, Faringanye afite akanoke yakuye muri Chad, afite akantu k'akavune, ako nako baravuze ngo gashobora kuba k'igihe kirekire, gashobora kuba akavune k'igihe kirekire, gashobora kuba akavune karambye kazatuma Rayon Sport ishobora guhomba, ishobora kumusinyisha igihe kinini gahomba, ugasanga gukira biratindanye, cyangwa se n'igihe akiriye aje akirwana no gufatisha, aje akirwana no kuba mwiza. Baravuga ngo okay, se nuko bimeze. Baravuga ngo turamuha umwaka umwe. Ubu ngubu Faringanye n'umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport umwaka umwe niwe bamusinyishije. Ariko Faringanye wenda nuko tutatinda cyane cyangwa se tutabeshywa cyane na highlight, ariko pe Faringanye yureba uburyo atsinda, urebye sanse de biye mu makipe yagiye acamo ahantu hatandukanye, ubona ko ari umukinnyi ushobora gutsinda ibitego, ubona ko ari umukinnyi rwose ushobora kwitwara neza akaba yaheka ikipe. Ariko kugeza kuri uyu munsi wa none yari ataragaragaza icyo kintu mu myitozo y'ikipe ya Rayon Sport twe twamukurikiranye, ntabwo yigeze agaragaza ibyo. N'ikimenyimenyi kuri match bamushyizemo ya Azam, nubwo wenda match yendaga kurangira, ariko nta engagement zidasanzwe yakoze. Niba wenda byarahuriranye nuko afite icyo kibazo cye cy'imvune, nta wamenya, bishobora kuba byarahuye n'izo mvune ze zitarakira, zitaramera neza, zituma adashobora kwiyangaja muri duel, akaba ari cyakiri gutinya ategereje gukira. Wenda igihe yazaba yakize tukazabona Faringanye uri ku rundi rwego, ubwo ibyo twabitegereza. Hanyuma rero kuri rutayizamu wundi abareyo hari amakuru abiri, hari verisiyo ebyiri. Ndahera kuri hari verisiyo A na B, reka mpere kuri verisiyo B. Hari amakuru avuga ko witwa Charles Bare na Faringanye aribo bazatakira Rayon Sport. Iyo ni verisiyo B. A nayo irahari, irimo n'umukinnyi wundi. Aya makuru avuga ko ekipe ya Rayon Sport bitewe nuko yasohoye amafaranga menshi igura abakinnyi, isinyisha abakinnyi cyane cyane abawinga bayihenze. Si ukuvuga ngo barayihenze gusa, ahubwo inizeye karite zabo, kuko uyu munsi wa none Junior Prince Erenga Kanga Ebwan ari kugenda konfirima, yaje nawe ubona ko agifitemo akantu ko kuba timide ukuntu, akantu ko kutirekura, akantu ko kutaba sharp, ariko uko iminsi iri kugenda yicuma urabona ko n'umukinnyi uri kugenda akura neza. Mu by'ukuri ni umukinnyi uri kugenda akura fresh, akura neza, atanga icyizere kejo heheza muri Rayon Sport, rwose nyine ko ejo muri Rayon Sport hazaba heza. Ubwo wamwongeraho Basane ku yindi wingi, ukazaba ufite inyuma abakinnyi nka Richard na Papley na Ishimwe Fisto na ba Keve. Sibo gusa, hakaba hari n'abandi bakinnyi ba Adama Bagayogo bashobora kuzaderivaringa imipira myinshi imbere kuri ba rutayizamu. Rayon Sport ifite igitekerezo kivuga ngo ko Charles Bare ari muri final ya nyuma, ari mu gihe cye cya nyuma, ari muri contrat ya nyuma muri Rayon Sport,
twaretse tukamutestinga. Barabizi ko iyo umukinnyi ari mu mwaka we wa nyuma akora ibishoboka byose, aritanga aho bishoboka naho bidashoboka kugira ngo arebe ko arabaho icyo bita contract termination extension, cyangwa se Rayon Sport yo niyumva itari interested no kumwongerera amasezerano, aho azajya cyangwa se azabagare inzira zahazajya, abari guca inzira z'ahandi azajya. Rayon Sport ikavuga ngo niba tumufite, cyane ko nko mu myitozo cyangwa se kuri match za UCT Rayon Sport yakinnye, Charles Bare rwose yagaragaje engagement idasanzwe. Ubwo aho ngaho ni kuri KCO B, ni kuri plan B. Mwe muretse kuntera amabuye, niyo mpamvu mbabwira ngo yo wumvishe ikiganiro ntukirangize, hari ukuntu ucyura amakuru y'igice ya Rayon Sport, uba ugomba kucyumva ukakirangiza. Ubwo Rayon Sport yicaye iravuga ngo ese ko twari dufite gahunda yo kuvuga ngo Charles Bare ashobora kuba yaca kuri 11 cyangwa se agaca kuri 7, ariko bikaba bigaragara ko uwitwa Prince Junior Elenga Kanga ari kugenda aba mwiza, ari gukura aba mwiza. Uko iminsi iri kugenda niko ari kugenda aba mwiza, bigaragara ko azaba ari umukinnyi ubanzamo. Kuri uwo mwanya hakaba ari Iraguha Haji. Ese birashoboka ko twazagira abakinnyi batatu ku mwanya umwe, utari n'umwanya ukenewe cyane, kuvuga ngo dufite abakinnyi batatu kuri 11 bose bahembwa? Uko nguko kwaba ari ukwaya, kwaba ari ugusesagura. Kuvuga ngo turamushyira kuri 7 nabwo wenda hari abandi bakinnyi bashobora guca kuri 7, ubwo Basana n'uwa mbere, Basane n'uwa mbere, hakaba ari ba Haruna Niyonzi mushobora kwahengeka. Kuvuga ngo nano urahashyira na Charles Bare, baravuga ngo ahangaha twaba tugiye kubara nabi, twaba tugiye gusesagura cyane cyane amafaranga kuri payroll igenda kuri aba bakinnyi. Barabanga ahubwo twagira igitekerezo tukagumana uyitwa Faringanye, tukamugumana tukamukipinga, tukamuha umwaka umwe, cyo kimwe na Charles Bare, bombi bakaba bafite umwaka umwe. Niba bombi baraza kuba bafite umwaka umwe muri Rayon Sport, babizi ko ari umwaka umwe, ntago baraza kuba bumva ko ari muri comfortable zone. Rayon Sport ntago ari ahantu baraza kuba bumva ko ari ahantu ho guturiza, baraza kuba basabwa gutravaya, gukora biri extraordinary, birenze uko bari basanzwe bakora. Niba dakora muri fazare, ntago biragombera ko tugera muri fazare turi cyangwa ko champion irangira. Fazare Rayon Sport turaza gusubira ku isoko, tumene banke, tumanure rutayizamu. Ntago biraza kugombera ko Rayon Sport rwose ivuga ngo turasubira ngo turarindira ko fazare irangira. Ntago ibyo biraza gukunda. Hanyuma hakaba n'indi plan B cyangwa se n'indi n'umupango wa kabiri, wo twakwita umupango wa kabiri, uvuga ko abakinnyi bamwe bashobora gutizwa. Hari abakinnyi bashobora gutizwa, bikaba byatuma Rayon Sport ijya muri West Africa ikamanura rutayizamu Machachari, rutayizamu rurangiranwa, amafaranga ya Garanite, wa muhuro wahuje ba Munyakazi Sadate n'abandi bataramu batandukanye hariya, murawibuka. Hari miliyoni zigera kuri 50 bagombaga gukorektinga. Aya mafaranga mu minsi ishize nababwiye ko ari tayari ahantu aryamye aratuje ameze neza cyane. Tukiri ahangaha kwa Rayon Sport igomba gutiza, hari abakinnyi baraza gusubira mu academy, bataraza gukomeza imyitozo muri equipe ya Rayon Sport. Abo bakinnyi wakwibaza ngo ni bande? Harimo witwa Jesus, tukiri mutuzo umupira, araza gusubira mu academy, ntiharaza gukorera. Ubwo Rayon Sport ubundi irimo abapeti nka 5-6 nuko abo twamenya ari Jesus na Adama Bagayogo, nibo twamenya, ariko harimo abandi bapeti benshi bakoramo imyitozo baba defenseri, baraza gusubira mu hasi, baraza gusubira hasi. Rayon Sport igasigara ari abakinnyi 26. Rayon Sport ishobora kuza gutiza abakinnyi 2 cyangwa 3. Abo ni bande? Ndabafite anga ku rupapuro. Breaking kikaronge mbafitiyemo breaking. Rayon Sport ishobora kuza gutiza witwa Kanamugire Roger,
muri ekipe imwe ya hano i Kigali hari ekipe uwitwa Kanamugire Roger ashobora kuza gutizwamo, akaza gutangwa hari offre yuko cyangwa se hari release clause irimo na ivuga ko ashobora kuzamo ikintu cya buy clause. Niba tumubahaye mukamwishimira akabageza ku musaruro mushaka mukabona mumushimye, mushobora kumugura. Kanamugire Roger yarasigaje imyaka 2 muri ekipe ya Rayon Sport. Kanamugire Roger yarasigaje imyaka 2 ari umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport. Hari amakipe yamaze kudepoza cyangwa se yanadepoje kera yifuza Kanamugire Roger. Biragaragara ko bigoye cyane kuri Kanamugire Roger kuba yabona umwanya wo gukina kuri Robertinho, kuko Robertinho arakubwira ngo nyuma ya Sefu, nyuma ya Majaliwa, ushobora kuza wundi hafi aho ni Master. Bura Robertinho yemera Master cyane. Hafi aho ngaho ushobora kuza kurikiyeho ni Master. Ku bakinnyi yakwitabaza hagati mu kibuga, ntumbaze impamvu aprefera Master cyane. Niba ari uko babanye muri ekipe ya Rayon Sport yatwaye igikombe, kuko n'ikimenyemenye n'abakinnyi yigeze gusigarana basoje imyitozo 5 bakaganira, Master yararimo. Yaravuze ati rwose we Master ngwino hano tuganire. Kanamugire Roger ntabwo ari muri Inter cyangwa se muri Rayon Sport, biragaragara ko nta mwanya azabona. Amakipe rero yagombaga gutizwamo se nyavuge kambe nyatsinze, reka mbe nyaretse, ariko harimo amakipe 2 yari mu mujyi wa Kigali. Uwitwa Iraguha Haji ashobora gutizwa muri ekipe ya Muhazi cyangwa se mu Magaju. Ayo makipe 2 ashobora gusubira mu Igaju cyangwa akajya muri Muhazi United. Se Kanamugire Roger undi wababwira ko Musanze ari iri imbere, iri guterekaho ibishoboka byose. Trump yakaniye arashaka Kanamugire Roger, ati mu ntizo mukinnyi nta mwanya azabona. Hanyuma ubwo twari turi kumwataka, Rayon Sport iraprefera kuzakinisha Charles Bare n'uyu Faringanye, ikaba yazasubira ku isoko muri Fazari igihe cyose aba bataka baba batabaye beza, baba batakoze ibyo Robertinho abitezeho. Uretse ko ari rutayezamu muri East Africa ngo bari babonye ewane nguguruka wibaba ngubucacambwa ngo abageramo imipira ngo abarekura batanga ngo abayirukanka cyane. Uwo nguwo ntago twamwizera n'ubundi tutaramubona, kuko Jean Fideli uyu mwaka yize ikintu cyo kwifata, cyo kwirinda kubeshywa. Yes, cyo kwirinda kubeshywa. Hanyuma Rayon Sport baraza gusigara ari abakinnyi batarenze 25 hari mu Nzove bakora imyitozo, batarenze 25. Ahubwo nabonye bashobora kuza kuba benshi. Abazamu ndi kuri yo Pasia, Kadime Ndiaye n'umupeto wavuye muri Mukademi, yarasanzwe ari umunyezamu ikipe ya Heroes. Abo nabazamu 3. Muri defense nta bose barahari, bakabangi barahari, ba Omar Nyenge, ba Sabimana Aimable utari Nsabi, ba n'uyu Dianye yongereyeho. Defense baraza kuba bameze gutyo: Serumogo, Omborenga, Bugingo na Ganijuru. Defense nuko iraza kuba imeze. Ubwo hagati Master nimero ya 3, Sefu nimero ya 2, Majaliwa nimero ya 1. Ni gutyo bimeze. Kanamugire ni nimero ya 4. Niyo mpamvu we rwose namubwira ngo atitaye ko yagize saison nziza ishize, yemera atizwe, kuko biragaragara ko Rayon Sport mediane yayizabirimo abagabo. Ni mediane y'abagabo, nta mwanya azahabona uko bigaragara. Hanyuma imbere Haji birumvikana ko
ku mwanya wawe birakomeye, kuko buriya Charles barashobora kutabanza hanze. Yes of course, nk'igihe Erenga Kanga afite ikibazo, shuwa ya kabiri kuri 11 yaba ari Charles Barry kuruta Haji. Nubwo bwose twabonye umutoza Robertinho hari ukuntu amwemera, hari ukuntu amukinisha imikino igiye itandukanye akanasoza, ariko muri shampiyona burya ngo bizaba bitandukanye. Dushobora kuzabona ibyo amaso yacu atigeze abona muri shampiyona. Shampiyona kuwa gatandatu iraza gutangira. Rayon Sport iraza gukina match yayo ya mbere. Abakinnyi 11 beza twabagarutseho ku munsi w'ejo ba Rayon Sport bagomba kuzajya bagenderwaho kuri derby, nibo tuzabona derby APR birumvikana, nibo tuzabona. Hanyuma bareyo mwitege ko rutayizamu ni hagati ya Fari na Charles Barry, ariko ubwo birumvikana ko amahirwe menshi ni Charles Barry niwe uzajya ukibanzamo, kuko uyu Fari ntabwo araba tayari, ntabwo aramera neza, aracyafite akavuna, ariko ubwo nawe it's a matter of time, ni ikibazo cy'igihe gusa tukazamubona. Tugeze tariki 13 z'ukwezi, turi tariki 13 z'ukwezi kwa munani. Shampiyona izatangira umusibejo kwa gatatu. Ferwafa ntabwo n'uyu munsi iratumenyesha abakinnyi b'abanyamahanga bagomba kuzajya babanza mu kibuga. Ubwino nari nabazaniye byavugwaga ko ari 8, ndetse n'uyu munsi wa none nta kirahinduka. Igisigaye gusa nuko Ferwafa ijya hanze igatangaza ikavuga ngo abakinnyi tuzabanza, amakipe azaba yemerewe kubanza mu kibuga n'8. Harabona aho zo bavuga ngo bose hamwe bashobora kuba 8 bose hamwe, ariko bibaye ari ibyo ikipe zaba zihohotewe. Ikipe irisanga isabwa kubanzamo 6, ikipe za twakubitika. None nkatwe tuba dufite abanyezamu 2 b'abanyamahanga, byaba ari bibazo. Ariko ngewe izandani nari mfite zavugaga ko abanyamahanga rwose ari 8. Ni ikibazo cy'igihe, it's just matter of time. Gusa akaba n'ikibazo cy'ukerega niba bitangaje bamuga nibitangaza hakiri kare, abantu babyitegure kare. Ferwafa mujye mugira gahunda, umupira wacu ugira gahunda, ibintu bijye bikorwa neza, ama equipe yicara azu umurongo ngenderwaho. Kurwanye ruhande kucyanye giti nakwifuza ko mugira na 12, tukazaya tubona umunyarwanda uri mu kibuga yabikoreye yabiharaniye, yarwanye yamenetse cyuya yameneyemo bikomeye cyane. Naho ibitari ibyo rwose vuga ngo amakipe yahambira abanyarwanda, wa kipi shaka kwitwarira igikombe wabyibuza, kuko yazanye abanyamahanga benshi ntiyabakinisha. Mu Rayon Sport izafite abanyamahanga hafi 11 cyangwa 12, kuvuga ngo harabanzamo 6, ubwo nubwo 6 barabanza mu kibuga, abandi 6 babe bari hanze. Kandi yo tubara 11 beza ku myanya ikomeye, aho 6 bari hanze nabo turababara. Urumva ko icyo cyaba ari igihombo gikomeye cyane kuri Rayon Sport. Ubwo turakoza gutegereza igihe umwanziro uzagira hanze, igihe Ferwafa izavuga ngo mwanziro turagusohoye. Ariko ku makuru yanjye ngewe nari mfite izandani, izo nari mfite nari narakorekse, nababwiye ahangana, nababwiye ko abanyamahanga ni 8. N'uyu munsi wa none ntabwo nari nasubiraho, ntabwo nari nabihindura, still baracyari 8. Icyo dusigaje kubona ni breaking news gusa. Hanyuma rero ikipe ya Rayon Sport ikomeje imyitozo mu Nzove, no kuri uyu wa kabiri yakoze imyitozo, iritegura shampiyona. Ku ikubitiro iritegura ekipe ya Marine bagomba kuzatara mu mitwe. Ikipe ya Marine ni ikipe buri mwaka irekura abakinnyi benshi, kinzamo abandi benshi, ku buryo mu ntangiriro za sezo itangira itaramenye, ntago biramenyerana. Witonze neza ukayakira neza rwose ushobora kuyirya n'ibitego 4 cyangwa 5, ariko ira match rwose ibice ni 3 4 gutyo. Nibyo Rayon Sport izafata Marine yitereke mirambike miyibwire ngo uracyafite akazi, uracyafite byinshi byo kwiga, uracyafite akazi ko gukora. Amagaju
memu kese none tujya kuri aperi ndayirwaye bareyo aperi ifitanye match na Azam ku cyumweru izabanza ikine na Azam matchare na match retour imikino yayo ibiri ya shampiyona ya mbere izaba ibirarane match ya mbere ya shampiyona izahita ikina na Rayon Sport ndashaka kwakira aperi neza ndashaka kwakira aperi kuri stade Amahoro nkabanza nkayereka abakinnyi ubundi naho ngiye mvuga ko tuzaba tugiye kwerekana abakinnyi bacu neza kabisa hara niho hambere tuzaba tugiye kwerekera iyi match reka mbenyiretse haracyari byinshi byo kuyivugwaho hari murumuna wa aperi yitwa Marine ubwo nivuga murumuna ntimuze kubyumva mu yindi shusho cyangwa se mu yindi mvugo kuko aperi ni twanira mu mazi niyo ku butaka Marine ikabiyo mu mazi zose ni za gisirikare rero bavuga ko umwe ari mukuru ndeka bari murumuna wa aperi ifite ibikombe byinshi Marine ifite bike niyo mpamvu twavuga ko ari murumuna w'ikipe ya aperi kandi bikumvikana ubwo rero ibindi byinshi reka tubiharire ejo turakomeza gukurikirana tumenye niba Rayon Sport koko totally nta wundi rutayizamu izazana ariko ku makuru ahari rwose yizewe nuko witwa Charles Bale ndetse na Faringanye aribo bagomba kuzatakira ekipe ya Rayon Sport kabisa. Hanyuma mu kanya gato CAF yamaze gusora itangazo rivuga ngo CAF has announced the availability of non-exclusive media rights ya Rayon Sport. Ubwo rero reka duhinira ahangaha nayo yaragezweho muri ekipe ya Rayon Sport tuzakomeza kuyisura mu myitozo by'umwihariko ifite muri iki cyumweru kuva ku ejo kuwa gatatu kuwa kane no kuwa gatanu tugenda twinjira ku mukino izakinamo n'ikipe ya Marine ku munsi wo kuwa gatandatu. Reka rero tubifurize kugira ibihe byiza n'umugoroba mwiza. Mbibutse subscribe ni ingenzi, like na share, comment, ibyo byose biba bibaye. Nare twishime Gilbert. Ciao ciao.